So guys, mumeze mute? Amakuru yanyu ni umukobwa wanyu Gigi aka Ornella. Ngarutse imbere yanyu nje kubashimira ku rukundo mudahwema kutugaragariza mu buzima bwa buri munsi. So guys, rero nje gushimira ku bantu bampaye support muri urugendo rwanjye rwo kuza muri sinema nyarwanda. Ndabashimiye rwose, ntago njya ndambirwa kubashimira, nzabashimira kugeza igihe umwami Imana azanyitwarira. Nananenga n'abanciye intege, n'abagenda banca intege, n'abantuka, abambwira amagambo atari meza, abamvugaho amagambo atari meza, mwa bantu mwe ndabanenga cyane, kuko aho kugira ngo munce intege wanyegera, aho kugira ngo umvuge hirya, umvuge muri bagenzi bawe, wanyegera ukavuga ati Gigi biriya bintu ntago ari byo, ariko kugenda ukamvuga, ukavuga ibintu biri negative, ntago ngiye binshimisha. Ndabanenga cyane, kandi abantu babikora nta nubwo ari n'abantu bato, ni abantu bakuru b'abamama, abagabo, abamama. Kubera iki? Ndabanenga cyane. Nanakomerezaho kunenga n'abandi bantu b'abasitari, b'abahanzi bakiri kuzamuka, ariko akumva ko kubera ko ari kuzamuka yabonye agahiti, akumva ko ari nyine agomba kudahereza ikiremwa muntu agaciro. Ukumva ko kuba njye nawe twarakuranye, ukumva ko nyine kuba nkubonye warabaye umusitari, ukumva ko ntago ndi kuri level yawe. Ibyo nabyo ndabibanengera. Hari abantu babikora, ntago nakuvuga izina, ntago ari benshi, uwo nzi n'umwe, ariko ntago muvuze izina. Ariko nawe nazaza yumva ikiganiro cyose nzaza nkora, akumva nkomeje kumentioninga kano kantu, azaze ahantu aba ari yicare yigaye, kuko ibyo bintu byarabaye bimaze igihe, ariko mu by'ukuri kubera ko ngiye byambabaje, ntago biramva mu mutwe. So uzicare wigaye, unamenye ko ibyo bintu wakoze bitanshimishije, kuko wararengereye pe, wararengereye, birambabaza, wararengereye. Ntago nkuvuze izina, ariko umunsi umwe nzakuvuga izina, kandi ninkuvuga izina uzahita ubyibuka, n'igihe byabereye uzahita ubyibuka. So rero ndakunenga, nanakomeza nenga n'abandi bantu bakomeza kunca intege. Ibaze iyaba ngira intege zo gucika, nakabaye naracitse intege, ariko nta ntege ngira zo gucika, ahubwo uko mukomeza munca intege niko ngenda ndwana cyane kugira ngo ibyo mumvugaho mbice nyine mbigire zero. Nananenga abantu munca intege, abantu banca intege rwose narabahazi. Uko munca intege niko ngenda ngira imbaraga zo gukora, uko munca intege niko ngenda nkomera. Mwa bantu mwe, mujye mwirinda amagambo ava mu kanwa kanyu, mujye mwirinda gukorera buri muntu wese ikintu kibi, ko ntago ubuzi uwo muntu ukomerekeje ngo nyine biramwafekta gute. Ntago ubuzi amagambo ugiye kumbwira, ushobora kumbwira ikintu muri uyu mwaka, ngiye nkazabibika kuva muri uyu mwaka kugera no mu kindi gihe. Niyo mpamvu rero tuba tugomba, nimba ugiye kubwira umuntu, nimba ugiye kwiyamuma, okay, muri ubu buzima ntago abantu bose ariko baba badukunda, ariko nimba utankunda ukakomeza ukagendana nanjye, ufite igihe runaka cyo kuzambwira ko utankunda, ariko nabwo ukabikora mu buryo butari bwiza, ntago icyo gihe nzishima, ahubwo nzabibika nkugirire beef kugeza igihe ntazi. Nanabamenyesha ko ngiye nyine mbika inzika pe, ntago inzika zose ariko nzibika, ariko
iyo wankoreye ikintu kibi, iyo wankoreye nabi rwose kugira ngo bimvemo ntago mbizi, kugira ngo bimvemo biratinda, ariko nyine bitinda kumvamo. Nibutse umuhanzi umwe wo muri industry, hari 2022 icyo gihe yankoreye ikintu ku buryo na n'ubu ngubu turi 2026, ariko iyo mbitekereje ntababeshye ikiniga kiramanuka pe, ikiniga nyine kiramfata nkumva amarira ajenze mu maso. Yarambabaje nyine, nabivuga nk'itoteza, ni ukuntoteza kuko ntabwo navuga ngo ni ihohoterwa kuko naba mbishyize ku yindi level, ariko nyine yankoreye, yarantoteje muri make. Icyo gihe yabikoze nyine mu buryo bwo kunyumvisha ko ntari kuri level ye, n'ahantu yicaye ntemerewe kuhagera. Nyine yakoresheje amagambo nanjye ubwanjye nari nsigaye muri icyo gihe narirebaga nkavuga yewe n'ubundi nyine ndi umukobwa uri aho ngaho uciriritse, ariko kubera ibintu yankoreye nyine byanteye imbaraga kuko muri 2025 hari ishuti twahuriyemo, ariko urebe uburyarya bw'abantu. Twahuriye muri iyo shuti n'ubundi aranyegera aransuhuza, twahuriye muri iriya shuti na Tina rwose umwana w'umuhungu anyegera nkaho nta kintu cyabaye, anyegera nkaho atazi ibintu yankoreye. Nyine nicyo uburyarya, nyine uburyarya. Umwana w'umuhungu rwose aranyegera aransuhuza, nkajya mva se umwana ntabwo yibuka ibintu yankoreye. Turongera duhurira no mu yindi shuti, barabanzi ndabibagiye, nawe yari yayikozemo, n'uriya muhanzi witwa Marvin, nimba aturuka he utari umunyarwanda, nawe yayikozemo. Turongera tuyihuriramo. Ese wa muhungu wari uzi ko nyine wari uzi ko hari igihe kizajya tukajya duhurira muri ayo mashuti? Nyine kiriya gihe umbwira ngo ntabwo ndi kuri level yawe. Okay, ntabwo nari ndi kuri level yawe pe, kandi n'ubu ntabwo ndi kuri level yawe, ntabwo nyiriho. Ese wari uzi ko hari igihe kizagera tukajya duhurira muri ayo makorosi yose, tukajya dukubitana nyine, kandi udafite ukuntu wabigenza ngo unyirukane kuko ntabwo ari wowe waga wamamagaye, ntabwo ari wowe waga wamamagaye. Ntabwo ngiye kuvuga izina ryawe ry'ubuhanzi ukoresha, reka nkoreshe ayo twakoreshaga kera tukiri abana. Ese Didier, wari uzi ko igihe kizagera, wari uzi ko nyine biriya bintu wakoze, wari uzi ko byarangiriye, wari uzi ko nabyibagiwe, wari uzi ko nibagiwe ko wambwiye ko ntari kuri level yo kugendana na mushiki wawe, nanaboneraho kubwira mushiki wawe w'ikigoryi udafite ubwenge, ufite mu mutwe wagira ngo ni amazi kandi ni mukuru. Umukobwa ungana kuriya ariko akaba yitwara nkaho wagira ngo ni igitambambuga. Mwe muzi ko ibintu mwankoreye ntazabyibuka, nyine mwe muzi ko ibintu mwankoreye nzabyibagirwa bikarangirira kuriya tu, bikarangirira muri iriya saa 10. Wowe Didier wavuze ngo sohoka ngo ugende, ngo niwongere no kwinjira muri iyi nzu, ngo kubera ngo ntabwo ndi kuri level yanyu, ngo yo kuba nicaye ahantu ngo mwari muri, kubera ko kiriya gihe wari uri Afrique. Okay, kiriya gihe n'ubu uracyari Afrique kubera ko turakuzi, tuzi Afrique, ariko ukuntu nyine wanyitwayeho, ukuntu nyine wanyumvishe ko ntari kuri level yawe, ukuntu wumvishije mushiki wawe ko ntari ku rwego rwo kugendana nawe. Hari abakobwa benshi yakagendanye nawe nabo, ubu ngubu nanjye ntabwo mushiki wawe nkeneye kugendana nawe. Ubu ngubu nanjye mfite izindi nshuti zanjye naremye zitari mushiki wawe.
ibyo bintu nubona kino kiganiro usubize ubwenge inyuma, utekereze kabiri, uhite ubyibuka. Kandi biriya bintu byarambabaje Didier, biriya bintu narababaye ku buryo n'ubu ngubu hari igihe nicara nabitekereza, cyangwa nagwa ndi nko kuri social media naba ndi guscrollinga nakubona bikahita binzamo, kubera ko warambabaje cyane pe. Icya mbere cyo reka nkubwire amakosa yawe wakoze. Okay, ntabwo nari ndi ku rwego rwawe, nta kibazo, kuko wari umuhanzi ugezweho, tukumva twese twumva indirimbo zawe, tukumva turishimye man, dutewe n'ishema ry'uko uri kuzamuka neza, urumva wari uduteye ishema. Ntabwo nari ku rwego rwawe, aho birumvikana cyane ko na n'ubu ntabwo ndi ku rwego rwawe. Yego, ntabwo ndi ku rwego rwawe. Ikosa rya mbere hariya wakoze ni ukuntu wicaje mushiki wawe, twaje mu birori twishimye, warangiza we wamara guhaga ibyo wari umaze guhaga, ukahita nyine unyibutsa ko ntari ku rwego rwa mushiki we. Wibuka ko wanamubajije ngo Jo, ujya ubona Antoinette ari ku rwego rwawe rw'abakobwa mugomba kugendana? Nta kibazo, ntabwo nari ndi ku rwego rwanyu, sibyo? Ikindi kintu wakoze cy'ikosa ribi, nanabwira abasani bakiri kuzamuka ko mugomba kujya mumenya amagambo mugomba kubwira buri kiremwa muntu. Irindi kosa wakoze ni ukuntu wambwiye ko n'ahantu wicaye, bibiri, ni ukuntu wambwiye ko n'ahantu wicaye ntagomba nyine kuhegera, ntagomba kuhinjira. Narabyumvishe, nta kibazo, n'ahantu wicaye ntago ngomba kuhinjira. Warabimbwiye, umbwira ko ntari ku rwego rwawe, umbwira ko n'ahantu wicaye ntagomba kuhinjira, kuko ngo Antoine ngo rwose ngo n'ahantu nicaye ngo ntago uba ugomba kuhinjira, ngo kuko njyewe ngo ntago ndi kuri level yawe. Ntago wari uri kuri level yanjye, nta kibazo. Esa free, wari uzi ko bino bintu nkibyibuka? Wari uzi ko ibintu byabaye 2022 bigeze muri 2026 nkibyibuka? Kandi bikimbabaza na n'isaha bikimbabaza. Nge nanaboneraho kugira inama abantu tukiri kuzamuka rwose, tuba tugomba kugira amagambo tuvuga nayo tutagomba kuvuga, kuko buri kintu cyose ukoze kiba kizakugiraho ingaruka. Afrique nta hiti ndi kugushakiraho, Afrique nta mbabazi nshaka kunsaba. Ibi bintu mbivuze kugira ngo buri muntu wese ajya agira limite y'amagambo agomba kuvuga, kuko ushaka kubikora muri uyu mwaka, ubikoreye akazabyibuka kugeza ikindi gihe runaka. Ahantu hose uzaza wicara ujye wigaya, nituzaza tunahura ujye undeba nanjye nkurebe, nyine dutekereze ko nta n'umwe uri kuri level y'undi yo kwegerana nawe. Biriya bintu byawe byo kwihurishwa kuri shooting nkabona no. Nyine wambwiye ko ntari kuri level yawe, ntari ku rwego rwawe, ntabwo ndi ku rwego rwawe free. Ntabwo ndi ku rwego rwawe bro. Ibaze ko wanzijije ko ntari ku rwego rwawe n'urupfu rwa mukuru wawe wari umaze igihe gito yitabye Imana, ukanziza ko naje ku kiriyo, nkamara icyumweru cy'ikiriyo. Ibyo byose wibuke ko wabinjijije, wibuke ko wambwiye ko ncyanuka ahantu hose, ngo no ku kiriyo nahamaze icyumweru. Afri, uri umuntu mukuru, ntago natekerezaga ko biriya bintu wari kubimbwira. Ntago wari gukomeza ukanyumvisha ko nari ku rwego rwawe, ariko nta nubwo wari kunziza ko naje gutabara. Numvaga nje gutabara inshuti, numvaga nje gutabara nyine abaturanyi, ntago nabyo nari kubizira.
okay, nta kibazo narashyanutse, ariko ibyo nakoze kuza gutabara kuriya Imana ntizabimpembera, ariko ntago wowe wari kubinziza. Urumva, ntago wari kubinziza. Ndakubwiye ngo ibi bintu ubyibuke, ubitekereze, ndabikwibuye. Nje hano kugira ngo mbikwibutse, nanatume ugarura ubwenge inyuma kugira ngo ibyo bintu byibuke ko wigeze kubinkorera. Nimba waranabyibagiwe, ngarutse nje kugira ngo ntago nabyibagiwe, ntago nje kugira ngo nkubonereho hiti, ntago nje kugira ngo abantu bandebe, abantu banyumve kubera ko we mvuze amafuti yawe, mvuze ibintu bibi wankoreye. Biriya nta nubwo biriya nyitoteza pe. Gusa ugomba kwiga, ugomba kwicara ukiga, ugatekereza kabiri, ukajya utekereza n'amagambo uzaza uba ugiye kubwira abantu. Nuriya mushiki wawe ukajya wicara ukamugira inama. Harya mushiki wawe yarambwiye ngo ni inzoga ngo zabigukoresheje, ngo wari wasinze. Afite biriya bintu wari ubimaranye igihe kinini, ahubwo wari ufite urwango unyanga rukugurumanamo ku buryo wari warabuze ahantu mpera. Imana yaragufashije uhita ubona ahantu mpera. Mboneraho no kukubaza ko ntigeraga nzi iwanyu, ko ntigeraga nza kwicara iwanyu ngo basi ngo niho wahereye unyanga. Rura rwango wari ufite wari wararukuye he? Rura rwango nyine rwo kwanga umuntu kugeza naho umucyurira ko yaje ku kiriro cy'iwanyu, yaje gutabara, warukuye he? Urwango rwo kuvuga ngo umuntu ngo yibonekeza ngo ku kiriyo ngo cyaza habaho abahungu nyine binjishafi. Uri injiji pe, uri injiji. Ntago ngewe nkufitiye urwango nk'urwo wowe wari umfite kiriya gihe. Simbizi nimba utari ukinarumfite, I don't care, ntago mbyitayeho nimba urufite cyangwa utanarufite, kuko nta kintu wantwara bro. Biriya bintu wakoze ndabyibukana n'isaha nkumva ngize isoni kubera ko wabikoze imbere ya bashiki bawe, imbere y'abantu. Rero rwose ubimenye ubishyire no mu mutwe wawe ko nta kintu wantwara. Biriya bintu byawe byo kwihurishwa nawe kuri shoot ukiseke bro, mba nkureba. Buriya buryarya bwawe mba mbureba. Ntago ngenje nkubahutse nk'uko wanyubahutse kuko uranduta. Ntago nge nakubahuka, ariko nta nubwo nagenda ntakubwiye ko nyine ufite mu mutwe haciriritse, uraciriritse cyane. Uwakureba n'amagambo akuba mu kanwa ntago yamenya ko, ntago yavuga ngo nda Afrique y'umuhanzi, Afrique tuzi, Afrique twakundaga, Afrique wari uzamutse neza, Afrique ufite indirimbo abanyarwanda twese dukunda. Ntago yakumva ko ari we wafashe akansohora anziza ngo ntago ngo ndi ku rwego rwabo ngo rwo kwicara ahantu ngo bicaye, agafata inkweto n'isakama akabihereza bashiki be ngo ntibabinjugunyire hanze kubera ko ngo ntago ndi ku rwego rwanyu bro. Gisele, uribuka kuri anniversaire yawe njyewe na mama Bubu tukujyana Great? Ndabyuka icyo gihe nambaye ikanzu y'umukara n'inkweto zifunze, tugusanga ku kazi njye na mama Bubu. Iyo story yibuke, icyo gihe ukibuke kuri anniversaire yawe tukujyana Great. Wibuke neza ko ari nayo mpamvu ntekereza ko biriya bintu umusaza wawe yakoze ubifitemo uruhare. Wibuke tuva Great ukambwira ngo tujyane mu rugo mu Kagarama. Icyo gihe nkiba mu Gatenga, urabyibuka? Ukambwira ngo tujyane mu rugo mu Kagarama ngo wasanga hari keke. Nkanabyanga, nkakubwira ati reka njye kwiryamira. Ugakomeza ukamatiza ukambwira ngo tujyane mu Kagarama nta kibazo. Wibuke ko
twagezeyo tugasanga Banjuga, ba Fayzo, n'abandi basani bari baje muri anniversaire yawe na Denacha. Byibuke icyo gihe ukibuke. Uwo munsi mw'abantu mw'abanyarwanda, uwo munsi niwo munsi na n'ubu ngubu iyo nicaye nkasubira nyine mu bintu bibi byambayeho mu myaka yashize, uwo munsi wambereye mubi pe. Okay, wenda mu byabanje Griti turi kwifuriza mushiki wa Dide anniversaire, nyine urumva byari byiza kuko twumvaga nyine njye numvaga uriya mukobwa namufataga nka mukuru wanjye. Icyo ni icyambere abantu batuzi muri icyo gihe barabizi ko namufataga nka mukuru wanjye, ariko ntabwo nari nzi we ibimurimo. Twaragiye dusanga Fayzo, Banjuga n'abandi ntari kwibuka na ba Afrique bose bari aho ngaho mu Kagarama. Bakoresheje keke ya Joseline na Denacha. Afrique ahantu mpera mvuga ko ari indyarya imwe mbi, igihe cyo kupresenta ahantu cyarageze. Hari bashiki ba Afrique bo kwa nyina wabo batatu, nanjye na mushiki wa Afrique uri abavukana Joseline, ari nawe wari yagize anniversaire na Denacha. Afrique agera mu gihe cyo gupresenta, arahaguruka apresenta abashiki be. Ubwo urumva nanjye yampresentse muri abo bashiki be. Mw'abantu mwe mujye mwumva ukuntu abantu turi babi nyine, dufite uburyarya, nyine tuba dufite urwango twege tutaba dushaka kwerekana. Ibaza umuntu arahagurutse agupresentse mu bantu ngo muri bashiki be. Ese hariya washakaga kwiyerurutsa kurinde kw'ibyo wakoze nyuma byahise byica ko wari wampresentse muri bashiki bawe? Okay, hariya nta kibazo, warakoze ko biriya bintu iyo bimbwira ba Fayzo bose bagihari, nako ntabwo wari kubitinyuka. Ikirori murumva ikirori cyagenze neza. Amasaha yo gutaha aragera, ba Fayzo barataha, ba Denacha babanaga na Afrique muri icyo gihe. Banjuga barataha, niye n'abandi basani bose barataha. Mw'abantu mwe mu kuva kubaherekeza ntababeshye, muri ako kanya ntago nzi ukuntu nahise mpinduka umwanzi wa Afrique. Ntago nzi nyine ukuntu nahise mba cheap imbere ya sinzi ukuntu iyi story sinzi. Twarabaherekeje barataha, mu kubaherekeza mu kugaruka turakomeza nyine twicara muri salo nk'ibintu bisanzwe, ko murumva ngiye bwari bwije ntago nari gutaha. Kandi mu by'ukuri iyo nari ndaho numva nyine ko nisanzuye ndi kumwe n'abavandimwe nta kibazo. Ariko ibyakurikiyeho byambereye bibi kuva 2022 kugera 2026. Twaragarutse twicara muri salo, turicara turakomeza turanywa. Afrique muri ako kanya nyine yarahindutse, aba undi muntu ntari, aba Didier wo ntarinzi, ahita aba Afrique wo ntarinzi pe. Yarampindukiranye, ahindukirana na mushiki we. Yabajije Joseline ngo se ubundi Jo, mbubona ngo Antoinette ari kuri level y'abakobwa mwakabaye mugendana? Nyine mwimagine namwe kuvuga umuntu yaramubajije ngo ubona nyine Antoinette ari kuri level y'abakobwa mwakabaye mugendana? Joseline yaramusubije ngo kubera iki se? Afrique aramusubiza ngo pe, ngo ntakubeshye, ngo mbona ari insazi, ngo ntago ari kuri level y'abakobwa mwakabaye mugendana,
ngo uzashaka ngo izindi nshuti pe, ngiyi ntabwo ngo iri kuri level yawe. Icyo gihe narahindukiye mbaza Afrique, namubwira ati Afrique nkukoze iki kutangiye kuntuka? Ahita avuga ngo mani ngo ngiye ngo ntakubeshye ngo nta nubwo nkwiyumvamo. Mpita mubwira ati kubera ko ubona uri umusitari, ukabubona nyine urenze, ukabubona ufite hiti, niyo mpamvu ubona ntari kuri level ya Joseline. Mpita mubwira ati none se nimba ntari kuri level ya Joseline wamushakira izindi nshuti. Mushiki we yabonye iyo situation ansiganyemo na musaza we, ahita agenda kuryama. Mwabantu mwe namwe muzambwire ko mushiki we atari abirimo bino bintu, nyine umupangu wa musaza we atari awurimo. Icyo gihe Afrique yasigaye ari kumbwira ngo ngiye ngo nakubeshye ngo ntago nguri kuri level yacu pe, ngo kuko ngo ahantu hose ngo uba wishanukije, ngo ahantu hose ngo uba washanutse, ngibaze ngo ko no ku kiriyo nyine hari hamaze iminsi iwabo habaye ibyago, mwese murabizi ko bagize ibyago byo kubura umuhungu w'iwabo. Ngo uzi ko no ku kiriyo ngo wishanukije ngo mpaka ngo ukahamara icyumweru. Njye nahise mubaza namwatetse se kuba naraje gutabara nakoze amakosa? Ko naje gutabara mvuga ngo nje gutabara abaturanyi, inshuti, nakoze amakosa ubwo nabyo bibaye amakosa? Ahita avuga ngo mani ngo nyine ngo uba wigaragaye, ngo uba wishanukije, ngo kandi ngo biriya bintu ngo ntabwo ngo birenze, ngo uri cheap pe. Ngibaze ko ngo n'ahantu nicaye ngo uba udasabwa kuhagera. Nyine ngo Afrique ngo ahantu yicaye ngo ngiye ngo ntabwo nasabwaga kuhagera muri icyo gihe. Mwabantu mwe narababaye, ikiniga kiranyica, ndarira, ariko Afrique ari gukomeza nyine anyumvisha uburyo nyine nari ndi cheap pe, nari nciriritse pe, nta kibazo ndabyemera. Ariko se byari ngombwa ko Afrique nyine abinyibutsa? Ese ari cyo nshaka kumubaza, umuntu utari cheap imbere ye aba ameze ati? Icyo gihe ibyo bintu byose byarabaye, akomeza ambwira ayo magambo, akomeza anyumvisha ko ahantu hose, ahantu agomba kuba ari njye ntagomba no kuhagera, nyine ahantu yicaye ntaba ntemerewe kuhagera. Icyo gihe narabyumvaga ko yari umusitari kandi wari ugezweho, twese twakundaga dukunda ibihangano bye. Icyo gihe cyarageze ndarira, ubwo tukiri aho ngaho mushiki w'ibyo byose yarabirebye, nabibabwiye ko yahise ajya kuryama. Muri salo hasigaye bashiki be babiri kuko n'undi yari yagiye kuryama, babiri. Sinzi ukuntu nyine numvishe mbabaye, agahinda kanyishe. Murumva namwe umuntu ntabwo yakubwira ayo magambo avanzemo no kugutuka ngo ntubabare. Narababaye, ndavuga reka njye nigire hanze, n'ubundi gukomeza kuririra imbere y'umuntu uri kugutuka nta kintu bimaze. Narasohotse, mu gusohoka yahise abwira umwe muri abo bashiki be ngo ntiyongere no kwinjira muri iyi nzu. Byari bigeze saa 10, byari bigeze saa 10, saa 9 hafi saa 10 gutyo muri ayo masaha. Naragiye, Afrique baramubwiye ngo ntiyongere kwinjira muri iyi nzu. Njye ngira ngo basi ni ukujokinga, kuko ntabwo numvaga ko Afrique nyine ashobora gutuma nyine mva mu rugo ayo masaha saa 9 saa 10 nkagenda. Narahindukiye mu gukora ku rugi numva harafunze. Uwo mushiki we ahita avuga, ahita ambwira ngo ngihangane, yarambwiye ngo Antoine ngihangane, ngo Afrique yavuze ngo ntiwongere kwinjira hano. N'abantu nyine naravuze ati bino bintu ntago ari Afrique, ntago ari Didier nzi, kuko nyine ni ibintu yari ari gukora atuje ariko bivanze n'ubugome.
avuze ko ntagomba kwinjira kugaruka muri iyo nzu, mushiki we ambwiye gutyo, ndamubwira ati se basi, nahise ngenda ku idirishya ndakomanga, ndikozeho mbona rirafungutse, mpamagara Joseline uwo mushiki we, ndamubwira ati Jo, uzi ko Afurika nyirukanye? Joseline yubuye umutwe arandeba aravuga ngo bigenze biteze. Ndamubwira ati ndasohotse, ahita avuga ngo sinongere kwinjira mu nzu. Uwo mushiki we nta kindi kintu yarengejeho, yahise ambwira ngo ubwo ari Afurika ubivuze ubwo nyine ngo taha, ngo shaka uburyo utaha. Bwari mu rukerera, bwari bwije, muri iyo karitsiye bari batuyemo, kuhabona moto, abantu bahazi ahantu yabanje gutura mu Kagarama, kuhabona moto byari insazi nyine. Naravuze ati se basi mwamaye inkweto zanjye n'isakoshi, mwamfungure nkafata inkweto zanjye n'isakoshi basi nkagenda. Afurika ahita yongera abwira uwo mukobwa, aramubwira ati bifate ubimujugunyire hanze. Mwabantu mwe, uwo munsi niwo munsi utajya umva mu mutwe no mu buzima bwanjye. Uko yabivuze barabifashe barabinjugunyira, bahita bongera bashyiraho urugi n'amarido bayashyiraho. Ubwo ngubwo ndaho ngaho nanjye ndi gupfinekera hanze, ndi kwambara inkweto. Ahantu yari atuye hari hateye ubwoba. Abantu muzi mu Kagarama hepfo niho yari atuye. Nambaye inkweto, nishyiramo akanyabugabo, ndavuga ati okay, reka nzamuke ku muhanda, nta kintu ndi bubi. Mwibaze nyine umuntu w'umukobwa kugenda hafi muri ayo masaha mu muhanda wenyine, nta n'inyoni, nta na moto iri gutambuka basi ngo uyibwire ngo ntwara aho ngiye. Imana cyakoze ndayishima ko yarandinze. Nagiye umuhanda wose ndi kurira, ndi kuvuga ati Imana mbabarira uyu muhanda basi mwumvemo amahoro, singire ikintu mba. Ibyo bintu Afurika yarankoreye byari bimbabaje, ariko nanone muri ako kanya nari ndi kwitekerezaho njyewe ubwanjye, ndi kuvuga ati se Mana, ndabona moto basi hano hantu, ese ndagera ku muhanda nta kibazo nahagiriye? Naragiye cyakoza umuntu nahamagaye, nahise mfata telefone mpamagara uwari umushiti wacu twari duhuriyeho, njye na mushiki wa Afurika. Ndamubwira ati uzi ibintu ba Afurika bankoreye? Ndabimusobanurira, arambwira ati reka ibyo bintu ntago ba Joseline babikora. Ndamubwira ati sha, ni ukuri ko Imana ubu ngubu ndi no mu muhanda njyenyine, nta moto ndi kubona, baransohoye, Afurika aransohoye nyine ansohora nk'umujura. Uwo mukobwa yarabyumvishe ararakara cyane, biramurakaza, arambwira ngo mbabarira ubike iyo telefone neza, ugende nugera mu rugo wumva watuje utakiri kurira, umpamagare umbwire ngo bino bintu byagenze bite. Narazamutse ngera kuri wa muhanda utambika Kicukiro, niho nazamutse naturutse hepfo. Sinibuka ukuntu hitwa ariko ni mu Kagarama, ariko iyo karitsiye nyine naragiye ngira Imana, ngeze ku muhanda mbona moto. Ariko ubwo urumva ikiniga cyari cyose amarira nyine, hari ibintu bikubaho ukajya uvuga ati se ni ururwango umuntu twabanaga mu buzima bwa buri munsi yanyangaga, ni ururwango runaka yanyangaga kugeza aho ansohora nkaho ntari kiremwa muntu. Naragiye ngeze mu rugo mpamagara uwo mukobwa, ndamusobanurira, ndamubwira byagenze gute. Uwo mukobwa ararakara, arambwira ati se ninde wakujyanye? Ndamubwira ati twavuye Griti tuvanye gusohokana na Joseline. Joseline arambwira ati tugende iwabo, bakoresheje ikirori. Uwo mukobwa arambwira ati se kuki utabyanze? Ndamubwira ati yewe nabanje no kubyanga, ariko Joseline akomeza kumatiriza. Uwo mukobwa yahise avuga ati ibyo bintu nimba Joseline yakomeje kuguhatiriza ngo ujye iwabo, nawe bifitemo uruhare. Icyo gihe nyine naragiye ndataha ndaryama,
mu gitondo uwo mukobwa arampamagara, uwo Joseline bigeze nka nimugoroba arampamagara anyiyerurutswaho, ndamwitaba, nabanje kwanga kumwitaba, arampamagara arambwira ngo biriya bintu ngo mubabarire, ngo basi ngo ni ubusinzi. Ndamubwira ati Joseline, umuntu asinda icyo asanganywe. Mpita mubaza ati se kuki wari uzi ko biriya bintu biri bumbeho ukanjyana iwanyu? Arambwira ngo ni ukuri kw'Imana ngo mbabarira, ngo kandi nawe umubabarire. Mpita mubwira ati njye ntabwo namubabarira atansabye imbabazi, wowe uramusabira imbabazi nkande? Ahita avuga ngo ngo urabizi ngo ni umuhanzi, ngo kandi ngo urabizi ngo ukuntu ngo abahanzi ngo baba bafunga umutwe, ngo ntabwo ngo urabizi ngo ukuntu afunga umutwe, ngo Afrique ngo ntabwo yagusaba imbabazi. Mpita mubwira ati ubwo ngubwo natansaba imbabazi rwose ntabwo nzigera mubabarira. N'abantu murumva nyine aba basitari bacu tubana nabo mu buzima bwa buri munsi, noneho abangaba bakiri kuzamuka